Hello, beautiful people. Muraho neza. Twishimira none kubakira kuri podcast yacu Love in Our Time. It's Sabi and Jasmine. Dushimiye kubana namwe muri episode y'uyu munsi. Kandi dukomeje kubashimira cyane for the support. Mwatweretse we've got positive feedback from people since twatangiye, so twishimiye kubana namwe uyu munsi kandi dukomeje kubashimira. No one tarakora subscribe, please. This is the opportunity to do it. Please. Mudabe kino kiganiro tarakora subscribe. Naranza bikore rwose. Bikore aka button kwasuga kandi and then tonde gukomezanya murakoze cyane. Apparently I've noticed you for abantu bari so desperate about this show. Nabaye iki ko mwahindutse. Wanze urukundo rugoranye muri iyi minsi. Biragoranye cyane. So uyu munsi rero twafitiye topic I think tumaze iminsi twitekereza ariko nanone ngeno n'abantu tujyana tuganira nk'ikintu nyine kiri kurusha abantu bagomba kuganiraho. So uyu munsi turimo kwibaza cyangwa se topic y'uyu munsi turashaka kuganira ku mpamvu abantu bato cyane urubyiruko rutakaza icyizere mu rukundo cyangwa urw'urukundo icyizere cy'urukundo ahubwo icyizere cy'urukundo I mean usibye no kuvuga ngo abantu twaganiriye even no muri conversations z'abantu mu bintu byamagezweho ubu ngubu, it's all about urukundo ewana nta cyizere. Abantu ni ukuri barahangayitse and why do you think abantu batagifite icyizere muri urwo rukundo? Well, what went wrong? Ujya kuba nk'abandi baza ngo ni gute twisanze ubundi nyine twisanze. So first of all, nta research twakoze, we're not expert in this field. Kuri tuvuga ngo disclaimer, we're not experts. Ibi nta research twakoze yabyo, ariko ni ibintu buri wese iyo muganire cyangwa se buri wese abona n'amaso ye. Zimwe mu mpamvu ntekereza ko urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu ntabwo urubyiruko rukundana n'urukundo rw'abantu bose, kimwe mu bintu ntekereza bituma abantu bajya batakaza urukundo, ikintu cya mbere ntekereza gikomeye ni past relationships abantu baciyemo, amatrauma zabateye cyangwa se heartbreaks abantu bahuye nayo. I mean, ntekereza ko ari kimwe mu bintu bikomeye gituma abantu nyine batakaza cya cyizere mu rukundo. I mean, tubona abantu benshi or even buri muntu wese muri muntu bari kuri ino video, nta muntu ushobora kutaza umuntu wahuye na cyangwa n'umuntu uri kureba nawe ushobora kuba byamubayeho. Nta muntu ushobora kuba atazi at least umuntu wakomeye n'umuntu and then bagahuna nk'imyaka nk'ibiri hanyuma hashira iminsi bagatandukana for one reason or the other. Nyuma y'icyumweru niba ari ukwezi akabona nka invitation, you are invited to so and so's wedding. I mean, ibyo nawe bikubayeho man, to be honest, ibyo nawe bikubayeho, it's embarrassing. How come kuna n'umuntu mukundanye imyaka ibiri? Do you imagine that? Niba ari umwaka umwe, I mean, niba ari amezi atandatu umuntu murakundana, then mu buryo utazi muratandukanye mu cyumweru kimwe isubona invitation cyangwa se that. It's so embarrassing. Icyo kintu nyine nawe ari wowe sometimes tugomba kumva abantu cyangwa affecta ko nta kunambwira ngo umwe nawe mukundanye muzi ko mufite gahunda runaka, noneho muratandukanye mu buryo budasobanutse, then iyo kubona icyumweru kimwe iminsi ngahe invitation. Icyo kintu rwose kiri mu bintu ntekereza ko bituma abantu bagira batakaza icyizere cy'urukundo. Ubwo ni urugero rumwe dutanze, ariko nyaka ko nko wari ubivuze abantu benshi cyane urubyiruko, nyaka ko abenshi bari kudukurikira abake nibo bataragera heartbreak. hari umukazini wanjye the other time tugiye gupostinga video ya mbere
I think yari nko kuri WhatsApp and then ndavuga ngo ba sharing the video n'inshuti zabo entre parenthèses cyane abatanzemo urukundo icyacumi arangije arambwira ngo shaka batanzemo urukundo icyacumi nanjye ndimo kandi nyine urumva urukundo abantu benshi barutanzemo icyacumi kubera ibintu nk'ibyo byose nyine kubera izo trauma kubera abantu bahuye nabo bakabadisivinga abantu bahuye nabo bakahereza icyizere cyabo bakagipfusha ubusa niba ariko navuga Meddy niwe waririmbye ngo ntugakinishe umutima wundi kuko nawe bafite uzamukunda kandi akamukunda correctly abantu murimo kubukira imitima y'abandi bantu please Imana ibababarire kuko muhinduke ukibona iyi video ukaba uzi ko ari umutima w'umuntu urimo kubreaking abanza gusaba imbabazi maze ahinduke wihane rwose kuko ibi bintu ntabwo ari byiza nyine uwo muntu gukinisha umutima w'undi muntu urimo gukinisha hari undi muntu wamukunda kandi abigenderamo iyo bageze igihe bakabonana abigenderamo izo trauma ziramugaruka kandi atarabigizemo uruhare wihane bandebe neza bandebe bihane pe turabasengera ni ukuri rwose so ikindi cya kabiri tekereza ko gishobora kuba bitera abantu kutagira icyizere mu rukundo ikindi kimwe muri byinshi bihari kuko ni byinshi ni ubwoba bwo gukomitinga to somebody k'umuntu umwe cyangwa se na rate za divorce zihari ko twirirwa tubibona mu binyamakuru mu social medias biteye ubwoba actually ariko n'uburyo nyine abantu umuntu akicara agatekereza ubu se nzashobora kubana n'umuntu umwe hari umushuti wanjye wabimbwiye ngo ntabwo nashobora gukundana n'umuntu umwe ubuzima bwanjye bwose nyine ubuzima bwanjye bwose nkaba ndi kumwe n'umuntu umwe like how do you do it icyo ngicyo nacyo kiri mumwe mu mpamvu nyinshi abantu cyane abajene bari gutinya ibintu bya mariage n'ibintu byo kujya mu rukundo iki kintu ni ikintu gikomeye ntekereza ko ubundi ntekereza ko urukundo rwagombye kuba commitment kurusha uko ari feelings rero commitment nyine ni ikintu gikomeye nyine giteye ubwoba iyo umuntu ngo akaramata it's a lifetime it's either amavows anavuga ari muri eglise cyangwa urwaye cyangwa it means niba ubyemeye ingwange nayo tugomba gutandukanywa n'urupfu right so nika ko nyine kudijera nyine ubwo buremere bw'iyo commitment ari cyo kigora abantu bakumva bafite ubwoba bwo kwikomitinga kandi urumva nabyo bigaterwa n'aya past ya wa muntu kuko twamukanye twatanga urugero nko kuba ukundana n'umuntu ukabona muratandukanye within a week arakoze save the dates cyangwa gukora ubukwe biragoranye ko uzagira ikiza cyo kongera kwikomitinga ku wundi muntu ukamwikomitingaho ubuzima bwawe bwose so rero buri gihe uri muri you never know my friend neza ushobora kuza nkajya kubona we tugikundana noneho ubukwe bwabaye twaba twanagezeho ngasanga afite trust issues zirahari ari nyinshi no gutinya nyine uko kwikomitinga ku n'amadivorce rate ariko ibyo bintu rwose nubwo byeze people should have hope in love people should be courageous to people should be optimistic bagomba kugira icyizere kuko nzi ko birashoboka I mean about divorce rates ho nibaza ko pourcentage nini atari ya divorce ziba muri iyi minsi bishobora kuba bifite difference ntoya cyane sinibutse kubireba before iyo iki kiganiro gitangira ariko kubera icyo udatekereza ko waba muri uwo mubare w'abantu mariage zikunda kuki wakwiyumva muri divorce rate cyane nahoze mvuga bandere bambwire bansubize iki nahoze mvuga ko abantu bagomba kuba optimistic kuba ibi byarabaye kuri uriya muntu kuba byarabaye doesn't mean ko bigomba kuba kuri wowe ntabwo ari itegeko
ngira ngo ni kimwe mu mpamvu zatumye dutangira iyi podcast kuko tuzi ko inkuru nyinshi zisakazwa zerekeye urukundo n'izibi biba mu rukundo, yet hari n'ibyiza byinshi, n'iz'ama heartbreaks gusa yakoze iki kandi n'ibyiza birashoboka. Sinyeka ko rero abantu bagomba kugerageza kugira icyizere, kuba optimistic, kuba kugira iyo character yo kuba optimist, kuko birashoboka cyane. I mean nicyo cyonyine gishoboka, kuko once winjiye mu kintu uri kuvuga n'ubundi ni hahandi ntawamenya, bishobora kuba cyangwa ntibibe, ntawamenya ako kantu. I mean ntawamenya nta hantu itaba, no muri businesses ibamo, ariko iyo ngiyo ntabwo yakabaye drive yo kuba uri muri situation runaka. Niba pourcentage nini ari ntawamenya, then ubiretse ufasha agapoza gatoya nibyo gusa, hari ibindi. Ikindi ntekereza gituma cyane young people, cyane urubyiruko rutakaza icyizere mu rukundo, nkeka ko na social media influence na comparison irimo ikomeye cyane, kuko tugiye mu buzima busanzwe nta muntu ujya postinga ikintu kibi kuri social media. Niba uri umuhanzi ntabwo uzapostinga uri kugira depression cyangwa uri mu bindi bintu, cyangwa se niba n'umuntu usanzwe ntabwo uzatwereka the negative side cyangwa the struggling side of your life. Ntabwo bitwika. So rero na relationships, abantu bari mu relationship they tend to showcase the good side of relationship, which is not bad. It is good, ariko nanone wareba ntabwo ari bibi kuri wa muntu uri kwigaragaza, ni bibi kuri wa muntu ushaka kwikompara, akikomparinga n'ibyo ngibyo arimo kubona, akibagirwa ko people are only showing the positive side of thing, they're not showing the negative side of it. Noneho rero kuba abantu bumva ko nyine urukundo abonye muri movie, urukundo abonye muri social media runaka yapostinze, nawe nibwo agomba kubamo, nawe nibwo agomba kuviva, akibagirwa ko bisaba akagufu, biravuna nyine, bisaba effort nyine kugira ngo ubikorere ibyo byose uri kubona kuri social media bigerweho. Hari ikiba cyashyizwemo nk'imbaraga. Rero abantu ntekereza ko iyo comparison ibaho kuri social media ituma bumva ko njye niba ntarimo kubaho ubuzima, cyangwa se niba relationship yanjye itameze nk'indi kubona ahangaha, something is wrong nka boyfriend wanjye cyangwa se fiancé wanjye cyangwa se umugabo wanjye atansukanye ngo njyane Dubai, or atakoze iki, ntabwo nkunda, no kuri Saint Valentin dore iregereje, atanjyanye branch ya hehe, or atampaye iPhone runaka, ntabwo nkunda. Akibagirwa ko cya kindi yabonye kuri social media ntabwo ari real life. It might be part of real life, ariko ntabwo ari fact nyine, ntabwo ari ubuzima bwonyine. Hariho ikintu tujya twibagirwa most of the times, nubwo ibintu tureba kuri social media cyane like Instagram, YouTube, movies, ibintu like all those sort of media, ntabwo ntituba tuzi behind the scene kuko ku mugani like buri wese natwe tubereka ibyo dushaka, we choose, uricara ugahitamo icyo ushaka kuko abantu bareba. So nubezinga ubuzima bwawe kuri ibyo ngibyo, you are ruined, ubuzima bwawe kabisa buba burangiye, kuko ntabwo uzi the struggle I go through cyangwa undi muntu anyuramo kugira ngo abe ari ahantu ari. Niba tuvuge nk'urugero rutanze rwa Saint Valentin, niba undi mukobwa cyangwa undi mudamu bamuhaye iPhone 18 niba yarasohotse bakamujyana hehe I don't know, hanyuma nawe rero
uricaye ahantu ntazi simbizi wenda umugabo wawe cyangwa boyfriend wawe ntabwo afite ubwo bushobozi urabizi neza cyane ariko nawe ukicara kuvuga ati okay natabimpa it is a sign yuko atankunda wicare wigaye. uvuze ko iki kintu nibuka nari mugana n'inshuti yanjye recently and turi kuba iki kintu nyine cya comparison muri society n'uburyo kigira impact mbi then atubwira uburyo hari umuntu yagiye gukora ubukwe nta mafaranga menshi yari afite ngira ngo noneho umukobwa kubera ya comparison umushuti we yari umushuti w'umukobwa yari afite yari yakoreye muri sale runaka ntabwo turimo kwamamaza of course yari ihenze cyane noneho nabo bimagine imwe mu masala ahenze bahita iyo bashaka amasare muri Kigali noneho uwo mukobwa na fiancé bagiye kubana arambwira you know what tutajya gukorera hano hantu ntabwo ubukwe buzaba umuhungu arambwira ati you know darling ntabwo mfite ubushobozi you know ntabwo ndi kuri level you know my budget uzi aho nkora uzi how I struggle kugira ngo mbone ubuzima n'ubu umukobwa aramutsembera aramubwira ati you know what if you can't do this ntabwo ubukwe buri bube and umuhungu icyo yakoze yagiye gufata credit for a wedding not even the entire wedding for sale y'ubukwe hatarimo na decoration nta n'iki my friend umubukwe na fanta zarabuze hari abantu batashye batanga fanta kubera iki urumva iyo pressure iyo comparison ntabwo ntekereza how abo bantu bamerewe mu rugo niba umuntu yagiye gufata credit kugira ngo yishyure sale gusa y'ubukwe n'ubukwe ntibugende neza urumva niba watumiye abantu ntibabone icyo kunywa muri sale kuko ngo bajye muri sale nziza ariko bicaye muri sale nziza ntabwo ntekereza ko ubuzima after that bumeze gute ushobora kuba wenda waragize ugutwika ifoto nziza n'iki ariko ubuzima bwa nyuma y'icyo ngicyo ntiga ko ntabwo byoroshye pe biragoye noneho ntangiye kubagarukira kuko ibyo byo biteye ubwoba. What about financial pressure? Like abantu kumva ko nyine hari ibintu ntarageraho so ntabwo nakwishora mu bintu by'urukundo nta mwanya mfite ngomba kubanza gushaka amafaranga. ikintu nacyo ntekereza ko kirimo muri bimwe bitera abantu kutagira icyizere mu rukundo hari nk'igakora ibintu tugomba gutandukanya. Yes, being financially successful is good ariko ntabwo byagakwiriye kuvuga ngo uzajya mu rukundo ari uko uri financially successful or stable kuko trust me if you wait kugira ngo ube financially stable I mean kuko nta muntu ujya uba financially stable even n'umukire wa mbere ku isi uyu munsi nkeka ko agifite akomeza akora kuko nyine ashakamo so ntekereza ko rero iyo myth yo kuvuga ngo iyo financial pressure kabanze ngwize mostly abahungu nintagira amafaranga nta mukobwa uzanyemera ntabwo umuntu yemera amafaranga yemera wowe yemera vision yawe yemera I mean niba utegereje ko bakwemera kubera ko ufite amafaranga ibyo biracyagoranye kabisa kuko uzaba akwemeye kubera amafaranga ubwo uzaba ukunze I know biracyakomeje kugorana numva rero iyo pressure nayo yo kumva ko you be in love or you seek love amaze kugira amafaranga no kuba stable nkeka ko ntabwo ari umubare mwiza. Disclaimer ntitubabwiye ngo muyashake pe ariko gushaka sinibaza ko gushaka not necessarily n'amafaranga kuko amafaranga yaraza agashira but kubuilding your career ushobora kuba ufite purpose runaka ushaka kuachivinga ntibikuyeho ko ugomba gukora cyane kugira ngo aho hantu ushaka kuhagera kuko niba ari inzozi zawe umva ewana kuraje kabisa ariko niyo mpamvu Imana yavuze ngo burya nicyo kizatuma umuntu
siga uziko n'Imana yicaye ibaze muri Edeni yari ibintu byose Adamu yakenera akabibona ariko Imana irabireba iravuga sha ntabwo ari byiza pe si byiza ko umuntu ari wenyine kandi ibindi byose Imana yari yaremye ewana yarangizaga kurema ikabireba bagati ahangaha kabisa ewana correct ariko imaze kurema Adamu ibirebye n'ibyo bintu byose yari yaremye bagati wapi ntabwo ari byiza kuba wenyine rero basore bagenzi nako ntabwo mu basore bahungu basore ntabwo ari byiza ko muba mwenyine rwose ayo mafaranga uri gushaka ni byiza yashake ushyizeho umwete kora cyane ariko nanone don't wait until wagize amafaranga menshi kuko nta menshi uzagira amafaranga menshi ubundi nangahe nta menshi uzagira so kuko nta menshi uzagira rero iyo pressure gushaka ubutunzi iyo pressure gushaka amafaranga neke gutuma wibagirwa ibiri important kuko n'ubundi ntekereza ko tuzi ingero nyinshi z'abantu bagiye bakora ibyo ugasanga atinze gushaka bikarangira bivuyemo cyangwa se ugasanga birangira bivuyemo burundu kubera ko yavuze ngo reka manze nshaka amafaranga akagera mu gihe ageze mu myaka mikuru ntabwo tubivuge nk'ingahe kuko reka tutiteranye n'abantu ugasanga umuntu ageze mu myaka mikuru ageze muri cya gihe noneho no gutereta bitakiri kuvamo rwose cyangwa se yagira uwo yaprocinga agahati ewana uri muzehe ntacyo twavugana ariko usibye n'ibyo ngibyo ikintu kiriho cyo ni uko n'ubundi two are better than one whether we like it or not ndabeshya that's the truth ni ukuri if you find the right person if you find the right partner umva n'ibyo utatekerezaga bibiri iravuga ngo nyuzuriza rino jambo he who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord ngaho ibaza ibintu uri kumisinga ushobora kuvuga ngo nyine uri wenyine biravamo kandi bikanavamo ariko ibaza n'uri uri kumwe n'undi muntu muri bufatanye bikavamo neza cyane just take your time ushake the right person kuko nanone hari igihe ushobora kuvuga ngo urapfa guhitamo ugasanga bibaye isosi ibyo ntabwo turi kuvuga find the right person ubisengera Imana igufashe ubone umuntu ukwiye kandi rega nanuga ari n'abasore gusa n'abakobwa same thing ko hariho nk'umukobwa wicara akavuga okay like ibi ngibi nibyo nshaka kugeraho mu buzima bwanjye ntabwo nshaka gukora mariage nonaha ngo njye mu bintu byo kubyara no mu bintu by'umugabo ndangiza niyibagirwe ariko if you find the right person ahubwo azagufasha kugira ngo mufatanye ugere aho hantu ushaka kugera none ubwo what can we tell them ubwo ukuri guhari nuko urukundo ruhari cyangwa se nta ruhari yo bro usi who am I urukundo ruhari urukundo ruhari cyane kandi turabahamya kubihamya kandi hari n'abandi benshi kandi si twe gusa rwose muzajyana mubona benshi kuri platform yacu tubatumira baze babereke ko true love still exists love is possible kandi nyine nkeka ko ntabwo ari injuga ntabwo ari injuga ntabwo ari ibyo mubona muri movie gusa cyangwa se mu ndirimbo z'abahanzi bacu ziza ziryoshye urukundo rwa nyarwo rutari muri movie rutari mu ndirimbo zirimo igikabyo rutari muri Instagram highlights urahari cyane so icyo rwose we can testify that twagihamya turabahamya bo kuvuga ko urukundo rwa nyarwo ruhari rero n'abantu bari desperate n'abantu rwose mainly young people bumva ko there is no love bari guta icyizere cy'urukundo rurahari rwose pe don't worry it's just a matter of you finding it it's a matter of you being blessed ukarubona ariko kuba ruhari rwo rurahari cyane 100%.
hanyuma kandi we cannot forget yuko hariho nk'umuntu wibaza ngo like ni gute nabona real love, ni gute nakongera kwizera mu rukundo, kuko niba umuntu yaramaze kuba desperate, niba umuntu yaramaze kuba degute n'ibintu byo gukundana, uwo muntu biroroshye ko yongera kubelivinga ko ari umuntu wamukunda genuinely, cyangwa se nawe kumukunda, kuko hari ukuntu umuntu aba deceived cyane hanyuma nawe akumva like nta nubwo yashobora kongera gukunda umuntu ngo ukunde ngo ereze urukundo rwanjye none nyiza wongera ndisivinge. Ntekereza ko igisubizo ari yego. Mostly you have to be optimistic. Icyo rwose haracyari ibyiringiro, wakunda, ariko nko ku muntu baba ngo kubivuga biroroshye kurusha kubikora, kubivuga biroroshye kurusha kuriho. Nko ku muntu urumva nk'umuntu wabaye wahemukiwe mbese inshuro zirenze imwe, akagira iyo deception imeze gutyo rimwe kabiri gatatu, kumubwira ngo urukundo rurahari cyangwa se haracyari ibyiringiro, ashobora kutabyumva. aba yumva uri kumutera inzoga kugira ngo yigarurire icyizere, aba yumva ari inzoga uri kumurya, aba yumva ari movie, aba yumva ari mu montage. Ariko urukundo rurahari, rurashoboka. Ariko nanone iyo ugiye kureba usanga ugiye kwasesinga, hari ibigomba gukorwa kugira ngo at least n'icyo cyizere cyongere kigaruke. Ibyo rero nibyo dushaka kumva. Icyo ntekereza cya mbere gishobora gukorwa kuri wa muntu watakaje ibyiringiro, wa muntu wabaye deceived. Ikintu cya mbere akeneye kutarushinga into things, akeneye kutihutira ibintu, akeneye kubanza gukira. Kandi iyo nzira yo gukira nta wundi uzabimufashamo, niwe ubwe. Waba umuhungu, waba umukobwa, waba uwo ari we wese, umuntu nta kintu kizagufasha gukira nkawe ubwawe. Ugomba kongera kubanza kwiremamo icyo cyizere. Ugomba kubanza, hari igihe abantu hari abantu tuzi adashobora kumara ukwezi, amezi abiri ari single. Niba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa, like ava muri relationship ajya mu yindi, akava muri relationship ajya mu rwango, aba afite agashobora kuba wenyine. Niba umeze gutyo rwose, the first advice I will give you, naguhereza ntushaka kubireka ibyo urimo byose, kuko icyo cyonyine ubwacyo ni ikibazo. Icyo cyonyine ubwacyo ni indwara, kubera ko niba wumva ko utabaho wenyine, utabaho udafite boyfriend, utabaho udafite girlfriend, utabaho ufite umuntu wo kugutera inzoga buri munsi, nkeka ko ni drogue umuntu aba ari kunywa kurushaho. So ikintu cya mbere umuntu agomba gukora ni ya self care, ni kwa kongera kwitaho we ubwe, agafata time yo kugira ngo akire, agafata time yo kugira ngo yubakemo cya cyizere, agafata time yo kugira ngo yongere yumve ko ari complete, yongere yumve ko yuzuye we ubwe mbere yuko haza undi muntu. Ni ukuvuga ngo ugomba kubanza, biratangaje iyo ubajije umuntu ngo wakunda umuntu umeze gute, cyangwa se umuntu ubaje ngo what's your type, who's your type, umuntu wakundana nawe cyangwa se umuntu ushaka umuntu umeze gute. Umuntu wese azakongera list y'ibintu byiza byose ashaka mu muntu, ariko nujya kureba uzasanga ibyo bintu ari kuvuga ari kuba selfish. nawe ubwe ntabyo afite. nawe ubwe ntabyo afite. Rero ikintu cyane hari umuntu wanga ibintu byiza, ntawanga ibyiza, it's obvious. Ariko nanone tugomba kwibuka ko uko wowe urimo, uko utakwanga ibyiza, na wa muntu ushaka niko nawe ashaka ibyo byiza. So the first step yo kugira ngo umuntu yongere yigarurire cyangwa se yongere agire hope about love, yongere abe ya building, abe yakubaka relationship nziza, nuko ugomba kuba umuntu ushaka muri wa muntu wundi. Mu yandi magambo, walk the talk. Exactly. And ibyo ushaka mu wundi muntu aba ari byo nawe ubanza biguhereho. Okay. Biguhereho nyine ngo be the person you want to attract. Ariko tutararenga aho ngaho,
njye ndashaka kubanza kubwira uwo muntu nyine uri ko niyo waba atari nk'uko bimeze warabaye heartbroken cyane ukagira kuvuga ati okay reka ibi bintu mbivemo ntabwo ari ibyanjye ndeba neza mu maso tuvugane. Take your time, there is no rush. Ubanza uruhuke neza, ubanza ukire icyo gikomere nurangiza. Take your time and grow. Kuko burya hari ikintu twibeshya. Hari igihe umuntu atekereza ko ubundi yabaye mubi cyane akaba ariyo mpamvu y'iyo heartbreak. Ariko nawe urebye neza haba hari area imwe cyangwa ebyiri nawe utitwayemo neza. Assess yourself, wiyigeho nawe muri uwo mwanya wo kwiyitaho, n'uwo mwanya wo kwiga, n'uwo mwanya wo kugrowinga. Ufate time yawe witekerezeho, urebe what went wrong. Kuko uko umurashinga ari kuvuga ngo ntabwo naguma njyenyine, bituma repeating the same mistakes. Bigatuma niba wari warafolinze for ntuza runaka, let's say hari nk'ahantu habaye blindsided muri relationship yawe ya mbere, iyo udafashe time ngo witekerezeho urebe what went wrong, bituma n'ubutaha wongera ukabisubiramo. Ubwo rero icyo gihe ni igikomere ubaye igikomere. Ubwo rero ntuzigere ukira kubera ko n'ubundi uhora mu bikomere n'ubundi. Rero take your time, assess yourself, umenye ngo what went wrong, ibyagenze nabi ni ibingibi, ibyo nakosora kuri njyewe ni ibingibi. Kuko abo ngabo bandi baragiye bakomeje ubuzima bwabo, wenda hariho n'abagenda rwose bakabyibagirwa completely akikomereza ubuzima bwe. Abo rero baragiye, you better move on and work on yourself. Hanyuma ikindi ngende twavugaga bya social media comparisons, ubuzima bwawe wiwushenyikireza ku byo uri kubona kuri social media turi kukwereka. Really amasegonda 45 ntabwo yatuma ubuzima bwawe bwose bupfa. Njye niyo nafasheho moments zanjye nakunze, nabonaga dusa neza twishimye, ntabwo wavuga ngo ubuzima bwawe bwose buragendera kuri ibyo ngibyo. Uba wibeshye. Aho ngaho niho abantu bahera bitwa n'agahinda ngo umugabo wanjye cyangwa boyfriend wanjye cyangwa se umugore wanjye cyangwa se girlfriend wanjye cyangwa fiancé ntabwo yakoze ibi ngibi. Jasmine njya mbona akora bino, njya mbona Sabi amukorera ibi ngibi, none ntabwo njye babinkorera. Wese uri Sabi na Jasmine. Rero ikindi kintu ntekereza ko cyafasha abantu bato barimo kudukurikirana, abantu muri rusange, none se bato barakunda n'abantu bose. Ikindi kintu navuga nuko you have to be intentional in a relationship urimo. Don't rely only on feelings, kubera ko urukundo is far more than feelings. Harimo your commitment, harimo commitment kandi kavuga ngo selfless. It's more of giving than receiving. Ikintu tugomba kucyumva neza cyane, nitwumve ko ibyo twabonye byane twaje tuvuga aho waba ukora influence hose, numve ko ariko kuri, ahubwo ukaba intentional uvuga ngo kama mbaya ibintu bigiyemo, challenges zirimo nzazihanganira, ndabizi ko ntabwo bizahora biryoshye gusa, azabamo izo ngorane, hazabamo izo challenges, ariko ukavuga ngo I'm intentional about this. Ariko icyo ngicyo tuzakigarukaho no mu kindi kiganiro, kuko icyo ngicyo tugomba kujya in details. Kuko hari umuntu ushobora kubyumva gutyo akavuga okay, ibintu byose nzahuriramo nabyo mu rukundo, as long as navuze ngo uyu muntu tugiye gukundana, I will be committed, ku buryo niyo yakwica umuntu I will stick there. Iki kintu bivuze nuko nyine you have to be intentional about the relationship turimo, kandi nyine tugafata ibyemezo tudashingiye kuri emotion dufite ako kanya, ahubwo tugafata ibyemezo
dushingiye kuri commitment cyangwa se kwiyemeza, tukavuga ngo uyu muntu ngiye kumukunda niba turi kumwe, nyine turi kumwe kuko wenda hari ibyo wagendeyeho, ukavuga ngo uyu muntu murafatanya, murafashanya mu buzima bwa buri munsi, kandi ukabona nyine murumvikana n'ibindi byinshi mu murongo umwe. Iki nkeka ko nacyo nyine kiri mu byafasha abantu. umuntu ashobora kuba ari kwibaza why should I not base like relationship yanjye kuri feelings. The answer is simple. Feelings mu gitondo ubyuka wumva washakaga ikintu, ejo ku mugoroba ukumva you don't care anymore. It's as simple as that. Kandi ntabwo ari ukuvuga ngo something went wrong, kuko n'umuntu muvukana hari igihe ubyuka kabisa uri kumva ntunamvugishe nagutera ingumi, kandi bitavuze ko wamwanze. It's just that nyine kuko turi abantu, feelings zacu ntabwo ziri constant, ariko ubundi hari ibintu tutari bujyemo neza. Ikiganiro kitaba amasaha 3, tuzakora like another episode tujye mu like especially ibintu bya feelings and love and commitment, kuko ni decision nayo ubwayo. Kuko abantu sometimes mistakes putting efforts mu kintu no struggling, ariko that's a topic for another day, mumbabarire. Ariko mu yandi magambo ntabwo rwose relationship yawe yakagombye kuba based no ku byiyumviro byawe byo muri ako kanya. Ukuntu babyita se ngo ni ukubakira inzu ngo ku musozi, amazi araza akayitwara. Arabubaka amagi cyangwa bubakisha amagi bafite. So please, iyo rimwe riguye bakora umureti. Please don't base your relationship on your feelings. Be intentional. Ntabwo bitwika. Nyine ni kwa kubakira inzu ku musenyi. Amazi naza zishize nyine ugomera nk'amazi yaje akayitwara. Niba bashitwa n'abantu twavuze tuvuga adashobora kuba atari muri relationship, nuko nyine he or she is not intentional about ibyo ari gukora, ahubwo nyine arimo kubezinga nyine kuri feelings afite. So please don't base your relationship kuri feelings, ahubwo be intentional ku byo uri gukora. Ariko uretse n'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo umuntu uhora ahinduranya aba girlfriend cyangwa aba boyfriend, n'umuntu uri muri relationship yumva nyine ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ndi desperate cyane kuba muri relationship, ariko nyine just uwo muntu bahuye abona bari guhuza abona nyine abona ibyavamo, right? Uwo muntu nawe iyo atabaye careful nyine igihe cyagera kumva twatu butterflies, utuntu tw'utu butterflies akumva turi kugenda tugabanuka, agatangira kuvuga ngo something is wrong. Hari igihe yego koko haba hari something wrong, hari igihe uba ubona ko nyine hajemo akantu utamenya ukuntu kameze, so you have to be careful. Ariko hari n'igihe nyine feelings ziba zagabanutse ahubwo wagiye in real life, kuko ntago ibintu byose muzahora mubyumva kimwe, ntago ibintu byose hari igihe bizaba ngombwa ko mugira some uncomfortable conversations, some real life moments, kandi hari ibintu bidakunda bitazanana na butterflies. Niba twagize an intense conversation, bitavuze ngo ni ikintu turi kurwana necessarily, ariko akaba ari ikintu turi kumvikanaho, ibintu bya butterflies murabyumva ko bitazamo. Hasigara ikintu cyo gukora choice no kuba committed to that person, no kumva ko whatever kiri going on between you guys ntabwo ari the two of you against each other. Icyo kibazo ahubwo nicyo against you. Ikindi rero ikindi ntekereza gishobora gufasha abantu ni uko mugomba abantu nyine uwo muntu muri iyo situation cyangwa wari waratakaje cyangwa se gutakaza icyizere mu rukundo, agomba no kugira
kwigira ku ma couple abona ari successful. Ko successful ntabwo ndi kuvuga ngo yirirwa twika gusa, no, I mean nkeka ko ntabwo mbizi, but ntekereza ko wenda ufite umuntu umwe cyangwa babiri uzi uvuga ngo abantu bafite couple nziza iri healthy. I mean ntabwo couple nziza ntabwo uvuga ngo ifite amafaranga menshi, ntabwo mvuga ngo bafite amafoto meza. I mean people uzi ko bafite a very nice and healthy relationship. Wabegera ukaganira nabo bakakugira inama, ukaba inshuti zabo. Nkeka ko nabyo nyine kiri muri bimwe byafasha mukongera kugarura abantu cya cyizere, mukongera gutuma umuntu yumva ko ahandi yari yaraburiye urukundo, akumva ko isi yose nyine ari ariko abantu bose bameze, ashobora kugira ibyiringiro byo kumva ko nyine hari bamwe batameze gutyo, haracyari icyizere se akayibona through abo bantu. Kandi ngira ngo nawe dukurikira, niba udafite uwo wakwegera ngo umuganirize, tujye tubazana n'abo baganiriza, sibyo? Baza kutubwira abo bashaka ko tuzana hafi yawe. Ubwo ni ukuvuga ngo niba uzi ko ufite umuntu cyangwa se nawe ubwawe hari abantu aba yumva akavuga ngo okay, I know ko mfite a healthy relationship, I would love to share my story. Nzi ko yafasha umuntu, please watubwira haba muri comment, haba muri DM zacu, tukavugana, tukazaguha umwanya ukagira ukabwira abantu, akagira bagarura ibyiringiro. Nkeka ko ari ikintu nacyo gikomeye cyane kandi abantu bakagiraho. I mean hariho ikintu kiri mu bantu, like I mean muri nature y'umuntu, yo kumva ko yo gushaka kuba muri comfort zone, akumva niba mfite ikibazo runaka, niba mfite ndi guca mu bintu I don't know, ndi guca muri heartbreak, nkeneye umuntu uri kugonga through the same situation kugira ngo ambwire ko everything will be okay. Uko bizagenda keretse nugira amahirwe, nugira imana ukabona nyine umuntu wagonze through the same thing, ariko nyine akagira imana akaza gukira, akaza kubona the bright side of another story, aho ngaho nta kibazo. Ariko nusanga uri muri depression iruti yawe, inama zakugira bizarangira mwembi mwiyahuye, nta bundi bugarukira. Icyiza ni uko niba wumva ushaka something that can inspire you, something cyagufasha gukira, inkuru zagufasha muri urwo rugendo, sanga abantu uri kubona nyine ko bashaka kugufasha kugira ngo ugere aho hantu waspiring. Kandi ntago yakagombye kuba buri muntu wese ngo nuko nyine ku mugani ubona afite amafoto meza kuri Instagram, ubona yishimye. Kandi abo bantu tuba tubazi, haba hari umuntu tuzi kabisa, aba bantu I want to be like them when I grow up. Rero abo bantu umva, niba ubazi, niba bafite, get them close, kuko bizagufasha, bituma wiga ukabona indi perspective y'ubuzima. Ni ukuri kuba kandi ukaba inspired, kandi ukaba inspired, ukumva ko nyine ubuzima ntabwo bwarangiye, ibintu birashoboka. Nayo ni nka ko ndi iyo uri mu kigare kimeze ukuntu, ntabwo uba wumva ko hari ibintu bishoboka. Ariko the more ugenda ahandi hantu, niyo yaba ataruha ngo ni bigare, niyo uvuye mu gihugu cyawe ukajya mu kindi gihugu ugatembera ahandi hantu, hari ibintu uba warishyizemo ko bidashoboka, ego ku mana yanjye wagera ahandi hantu ukavuga ego ibintu bibaho. So icyo ruvuze rero icyo tugomba kubwira abantu, ubu kumva ko isi y'urukundo iri mu mitekerereze y'ibyo waciyemo gusa, umva ko hari ibindi birenzeho ibyo uzi wowe, umva ko niba waraciye mu bibi hari ibyiza bihari, gushyira muri ako kantu kameze nka gereza, kumva ko nyine ibyo uzi ni ibyo ngibyo, ibyo wahuye nabyo ni ibyo ngibyo, ibyo wagenewe, hari ibyiza byinshi bigutegereje, byinshi cyane bigutegereje ko ari wowe nyine uhaguruka, ibyo twavugaga byo kuba wafata no couple uzi iri healthy,
akaba agatinda rwose kuba completely healthy ntabwo ari ukugira amafoto meza kuri Instagram nubwo nabyo atari bibi ni byiza cyane ndakeye sibyo ariko tugomba kuyareba siyo bose Instagram ihari urumva ko rero ikintu rwose cyumvikane kandi nkeka ko ni ikintu cyo cyafasha abantu. Ikindi rero last but not least kuko twavuga bukira bugacya pe ukongera ugacya n'ejo ugacya rero ikindi kintu ishaka n'icyizere wongere wizere ku rukundo rwa nyarwo hari kuko nubwo tujya dushaka gufata ibintu kuko tubishaka tugashaka kubishyira muri perspective zacu ariko tuba tubibona kuko ndabizi ko abo bantu bose mujya bicara bakavuga sha bariya bo kabisa byaciyemo niba bo rero byaraciyemo nawe byacamo ahubwo finding yourself ikintu kiri kubura ugishake ukimenye hanyuma wongere ugarure icyizere mu rukundo kuko birashoboka mbese hari nk'igihe uba warataye icyizere cy'ikintu runaka ukumva ntikizashoboka ariko hakaba nk'akantu gatuma wongera kugarura icyo cyizere ko ibyo bintu ushaka bizashoboka. Iki rero kiba ikimenyetso cy'uko wakongera ukabyishakamo bigashoboka. Urukundo ntabwo rwashize, ntabwo rwapfuye, ntabwo rwarangiye, ntabwo ari ukubera ko utabishobora, ntabwo ari ko utashobora gukundana, ahubwo it just takes efforts kandi zitari one sided. Ni ukuvuga ngo rero icyizere nikigaruke ushyiremo agatege, ushyiremo akabaraga, uzaza kuduha agafanta uzaza kudusengera niba byaciye tuzatanga umwanya wo gutanga ubuhamya umwanya w'ubuhamya na Thanksgiving maybe bigenda runaka ntazi ariko gituma ni ukuri abazakira bazaze batubwire ko bakize batubwire n'icyabakijije batange na tips ku batarakira hanyuma ubuzima bube bwiza kurushaho. I mean that's all we are about. Icyo twifuza ni uko tubona abantu benshi bagana icyizere mu rukundo, tubona abantu benshi ibiganiro nk'ibi byagezeho impact bakongera kugira icyizere. Dukeneye kubona abantu bavuye muri za breakups zari zigiye kubica bakagaruka mu buzima bakakomeza gukomera bakagira icyizere mu rukundo. Ibyo nibyo ni success stories dushaka kumva about this kandi turizeye ko rwose ibyo amatwi yashobora kubyumva. We have to witness that. Iyo ngiyo rwose niyo kado ya mbere twaba tubonye mu buzima kuko kubona umuntu wari warataye icyizere wari nyine wumvaga ibintu byose ntabwo nshaka kongera kubivugaho, sinshaka kongera kubyumva. I'm good like this. Aza akakubwira ngo perspective yanjye yarahindutse kubera ikintu ABCD, nta reward nzi yarega icyo kintu. Uyu ni umurimo w'Imana. kuko biga ko nyine nk'abantu tuberaho kugira impact ku bandi, so nabwo ni uburyo bwacu bwo kugira impact ku bantu kandi nyine cyadushimisha no kubona nyine ko impact byagize ku bantu. So rero duconcludinga iki kiganiro, abantu urubyiruko n'abantu bakuru bakunze kwibanda ku rubyiruko. Urashaka biki? Ariko na bose muri rusange urukundo turamushyize ko urukundo rwose bari nta mpamvu yo gutanga icyizere cy'urukundo. Urukundo rurahari nubwo rwose rusaba byinshi, rusaba imbaraga, rusaba gushyiramo effort, rusaba commitment irenze, ariko kuba bigoranye ntabwo bivuze ko bidashoboka. Mu yandi magambo, healthy relationships zirashoboka cyane rwose, ariko ntabwo ari ibintu biba overnight ngo mu ijoro rimwe ubyuke usange relationship yawe is so healthy. Birakorerwa, ushyiramo effort zawe zishoboka n'izidashoboka rimwe na rimwe, ariko kuba bishoboka ko wagira a healthy relationship n'umupartner wawe
ni ibintu bishoboka kandi byumvikana kandi rwose ibintu bishoboka kandi byumvikana. It's just that you need to put in your efforts, ugakora uruhande rwawe n'abana bawe bakora uruhande kandi ukajya no kwihangana kuko it takes time. Nibyo navugaga ngo it doesn't happen overnight. Nuko nyine umuntu abona, ariko rero burya iyo ikintu kitangiye kitari healthy n'ubundi ntabwo kiba kizaba healthy. Ahubwo what you do mu maintaininga uko kuba healthy, ahubwo mukagenda uko mugenda mukura niko mubona n'ibindi byatuma relationship yanyu iba even healthier. Ubwo rero maintain iyo kugira ngo make sure yuko you maintain that healthy relationship, mushyiremo effort zo kugira ngo igumishe gutyo nyine igumiri healthy, kuko iyo usinziriye gatoya you never know. Hari igihe nyine yoga none se nka partner wawe akaba ari kurwana no kugira ngo be staying that way, nawe nyine ntubyiteho. Ubwo rero uba muri kuvunisha. Ikindi ntekereza ni uko umuntu agomba kumva ko love is not always perfect. It is not about perfection. Hari abantu bose bavuga ko it is not about perfection. Ugomba kumva ko hagomba kubamo kuvunika, hagomba kubamo commitment twaza tuvuga, hagomba kubamo kwihangana, hagomba kubamo nuko kuba vulnerable. Kumva ko nyine it is not perfect, ariko wowe na partner wawe murakorana kugira ngo not kugira ngo bigere perfect, ahubwo kugira ngo mukora mu rukundo. Urumva rero icyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane nagomba kumva, kandi nkeka ko ibi biri muri bike dutekereza ko bishobora gufasha ba bantu batakaje urukundo kugira ngo barugire. Impamvu twazivuze kare izo dutekereza, nawe ushobora kuba ari izo utekereza. Banazandike muri comments niba hari izo twasize, ewana muzandike izo mutekereza ko twasize, please muzandike muri comments. Cyangwa niba hari ufite ikintu ya sharinga cyafasha abandi bantu, feel free share. This is all about, like, it's a community y'abantu believe in love. So it is not about us twabwe ngo we're not experts. Icyo dushaka ni ugutanga platform. So icyo wumva ko gituma abantu batakaza urukundo mu rukundo, gituma abantu batakaza icyizere mu rukundo, cyandike muri comments. Inama ushobora gutanga se wowe byandike muri comments. Tunabwira n'abantu kugira ngo uyu munsi twavuze kuri iyi topic, ariko hari topic nyinshi abantu bashobora gushaka ko tuganiraho. Please wumva ko twasize icyo wumva ko ushaka ko tuganiraho, cyandike muri comments. Ushobora kutwandikira kuri Instagram yacu, kuri TikTok, hosting live in our time, cyangwa se ku ma personal accounts yacu kuri Instagram, TikTok na Facebook. N'ikindi na WhatsApp, muri description ya podcast maze kubana na WhatsApp, nabo natwereje naho out. Urumva ni ibyo ngibyo. Mwese ubundi bashaka ko relationship zabo ziba perfect. Wowe uri perfect. No one is perfect. Urumva ntabwo washaka ikintu urimo kiba perfect kandi nawe ubwawe utari perfect. Hariho ibintu obviously bigomba kugongana bikarangira hajemo utuntu. Ariko nyine if you expect everything to be perfect, ndagufasha Imana inshuti yanjye. Ariko wowe be optimistic, urebe the opposite side. Ubundi ikintu kifasha no kuba negative byose. Kandi ni ukuri we understand yuko umuntu ashobora guhura n'ikintu kikamubaza cyane, kikakugora umutima kucyakira, kikanagufata umwanya wo healinga. Ariko nanjye kuvuga ngo I hate to be the one to break it to you, ariko I love it kuko c'est pas la fin du monde kuba warahuye n'ibyo wahuye nabyo mu buzima. Yari part of the lessons ugomba kwiga. Cherish them, uzifate neza, ahubwo do your best kugira ngo iryo somo ritazongera kugaruka mu buzima bwawe kandi warigeze kubigira. Ubwo rero
thank you so much. That was it for today. mwakoze cyane We would love kubana namwe on our next episode. Tell us icyo mushaka ko twimprovinga, icyo mushaka ko tuganiraho, niba ushaka kuza kuduhereza inkuru y'urukundo n'umupartner wawe, umva feel free. Information zose zirahari. We'd love to hear from you guys. Abantu batazagira ngo twebwe twishakira abaza kubabeshya. We want people tutaziranye kuza bakatubwira ngo ibintu byaradukoreye kandi we love it here, kugira ngo n'abandi bantu bongere bavuge uko ibintu bishoboka. birashoboka cyane. Tuzashimira kubana namwe, mwakoze cyane. Mbere yuko dusoza rwose turongera tubasabe, niba uri kure kino kiganiro bwa mbere, please ntugende dusubscribinze kuri channel yacu. Don't forget to like. Don't forget to share. And ariko twababwiye subscribing. Twababwiye cyane. Reka twongere tubabwire. Subscribe this channel. Kandi nyine usangize inkuru nziza abavandimwe bawe, abantu bawe, kugira ngo tugire impact ikomeye, tugire abantu bari healthy in relationships. Urukundo rugomba kongera. Murakoze cyane rero. Thank you. See you next time.